ni Imana musenga. Nge ndibariza ndajya kumva ngo pasita wenda Joel niwe nahose nkurikirana ikiganiro ngo yapfuye ibi na Mutesi ngo bapfuye 80,000 ngo mu diaspora hamagara ngo yahe Mutesi nawe ati niko bambwiye. Abantu baba pasiteri bapfa amafaranga y'aba diaspora. Ni bande bapfuye ubusa? N'abantu hanuzi, n'abapasiteri ngo n'aba diaspora. Diaspora ntabwo ari Imana, oya. Umudiaspora ataraza wabagaho, ariko tujye tuvuga Imana tuyivuga mu mazina yombi. Ngo niba umuntu akoze ikiganiro mu diaspora akamuhamagara ati ndagushimiye, ahita agira arasara. Ndagira ngo mvugire ijambo, ubu uravuga ijambo rikaze, umudiaspora akaguhamagara ngo mva runa ngo iki ngo wari ugakwiye kubitwara utya ngo kuko wabonye ari akanyenyeri cyangwa se ari guteranya 1 cyangwa 4 cyangwa 3 cyangwa reka mbabwize ukuri, aba ba diaspora bazabatura inyuma. Imana nizagwana ntizareba ngo wari ufite mu diaspora, ahubwo abo nizo mva zabamwe itajya hirya. Ahubwo twamenye Imana iruta aba diaspora, nabo n'abantu gibanyikanwa n'ibigirwamana. Ni Imana yihagije ubwayo, ntabwo itiringa ngo idutabare. Twayimenye bataratumenya, twayimenye aba diaspora bataratumenya. Iyi Mana nihimbazwa. Ntabwo rero Karusi nzasazwa ngo n'aba diaspora. Kubura umudiaspora wagiye muri Amerika, wenda uri impunzi, wenda ugiye kuri green card. Nge rero nayimenye Imana kuba nkiri mu Rwanda ndi mu mahoro. Abizi abantu barabyanga, ariko Karusi naje nje kuvuga ukuri. Ingarura 2:5 yarambwiye ngo ikizambwira nzavuga icyo. Abantu barimbuwe n'aba diaspora, abantu benshi bajyanywe ikuzimu n'aba diaspora, abantu benshi bafite ikibazo ntawe mvuga mu mazina, ariko mbabwiza ukuri bibi birababaje. Abahanuzi basigaye barwanira ku ma YouTube kubera aba diaspora. Hari umuntu nigeze kunyura, hari umukozi w'Imana Nyabugogo vuga ngo ngaho duhe, ruvuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba Igorogota. Haguruka, ikimurema kirahaguruka, ibintu biremera, induru ziravuga. Baravuga ngo tubonye ko Petero na Yohana basigaye bahagurutse ibirema. Nawe wararemaye mu buryo bw'umwuka. Ngo hari umudiaspora wamuhamagaye ngo yamubwiye ngo bazabana. Abagabo benshi basenya ngo yavuganye n'umuntu w'umugore w'umudiaspora, nabereka ingero nyinshi. Utangira gucoma ngo warangiza ukagobeka, ngo iyo wakitaga umugobeko ngo wahitaga ukagenza gute. Ntabwo izo mvugo z'ibiyobyabwenge cyangwa se z'abari mu buraya, ntabwo arizo zihindaya gukizwa. Nta nubwo ibyo bihesha umuntu ushinda cyangwa se urumogi ngo bimuheshe gukizwa gusa, ahubwo ibyo birayobya benshi, bibayobereze mu gakiza. Baraza bazi ko aho bajya n'ubundi nabo babikoresha. Yuko mwanyweye imiti, mbega mukinywa imiti mukibagobeka, abagabo mukibanyuza ahantu, noneho ya mitwe ya yindi kwa kundi ngo. Hari umugabo witwaga Liyanderi iwacu twarusangiraga urumogi, ariko iyo mbega yari yarayobejwe n'ibyo, yahoraga mbega ari ngo. Mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba Igorogota, nongeye kugusubiza mwene data nshuti yanjye. Tujya dusangira ijambo ry'Imana ndetse n'impuguro nyinshi zitandukanye n'ibyigisho tujya tuganira kuri Karosi TV. Uri umukunzi wacu, turagusuje mu izina rya Yesu, kuko uko biri kose ni ukubera Imana. Kuba turiho ni ukubera Imana, kuba tugenda bikemera ni ukubera Imana. Uyu munsi wahura n'intambara, makuba ndetse n'ibyago byinshi, kuko Umuririmbyi yaravuze ngo naho hari ibyago byinshi nda amahoro.
niyo mpamvu uyu munsi tugusaba kugira ngo ku muryango wa Karosi TV kugira ngo wongere ugirire Imana icyizere. Ni igihe cyo kugirira Imana icyizere kugira ngo ubuzima bwawe bukomeze ndetse n'ubw'inshuti zawe nabwo bukomeze, kubera yuko hari benshi cyane babayeho ku bwawe. Ushobora kwibona ari ntacyo ufite, ariko Imana yo y'ubwayo iyo wayisenze hari byinshi igenda isobanura ndetse ikabikorera kwiyubahisha, kuko ari Imana igisubiza inyuma migambi y'incakura ndetse n'iy'imyuka y'abadayimoni, kugira ngo ubwawe wowe ubwawe utibonaho ububasha Imana iguha ubushobozi ndetse n'ububasha. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi naje kugira ngo tuganire ni Karosi. Imana yangiriye neza, nongeye kandi kushimira abantu bose bajya batwandikaho komanteri, abadutuka, abadusebya, abatuvuga nabi. Ntacyo bitwaye, turi mu isi. Bibiliya avuga ngo tuba dufashe igihe mu ntambara. Ntabwo uzarwana n'ibyo utahura nabyo, ahubwo ibyo uzahura nabyo nibyo bizaba umwanzi wawe, kuko akenshi ikikurwanya kigutuyemo. Ni nayo mpamvu umuntu wese nge ntajya mbabazwa ngo wanditse wantutse, no, kubera yuko twamenye neza yuko na Yesu umwana w'intama w'Imana yiswe Belizabuli, yiswe umutware w'abadayimoni, ariko turashimira umwami ko yatsinze yatsinze urupfu, atsinda kuzimu, ajya ikuzimu, yambura Satani imfunguzo, akingurira abera. Uyu munsi bari mu ijuru. Niyo mpamvu rero nanjye ngira ngo tuze kusaba abantu bajya batwandikaho, nta kibazo, komeza. Icyo dupfa ni kimwe n'uko umwami wacu ari muzima, yarabambwe turabamburwa, yemeye kwambara ubusa, ari umusore w'imyaka 33, ntabwo nta cyaha yakoze kugira ngo ashinjwe. Uyu munsi umuntu ashobora gushinjwa ubujura cyangwa ubusambo kuko ari igisambo, ariko hari n'abantu bazira akarengane, hari nta cyaha yakoze, bikaba ngombwa yuko uwo muntu solefore sabonia stikotabini aidoneta stifolobaigre. Imana ishimwe. Uyu munsi munyemerere tuganire ijambo ry'Imana, ariko tunagendere ku byo turi kubona. Ntabwo nzajya twigisha gusa. Bibiliya iravuga ngo muhugurane mu rugendo, bivuze ngo akenshi ntabwo tuzaza gusenga Imana gusa, ahubwo tuzanahugurana mu rugendo rujya mu ijuru, kugira ngo tukomeze inzira yacu ijya mu ijuru. Lesalafo sebre, kubera yuko twamenye neza cyane umuntu usambana ashobora gushyigikirwa, umuntu uroga ashobora gushyigikirwa, ndetse agasaba amurega agahita asaba n'ibimushinja. Ariko umuntu uvuga ukuri, akenshi ukuri ari igihe gusubizwa inyuma. Ukuri kumenywa na nyirako, kabiri kumenywa n'umuntu waba wabibonye ariko uwo nawe nta gihamya afite. Ibyo ngo bavuga ko nta cyabaye. Niyo mpamvu uyu munsi dufite indyarya nyinshi mu murimo w'Imana. Sigaye mbwira abantu ngo uyu munsi dufite indyarya, kuko uyu munsi umuntu ukwereka ko ari mwiza, ikibazo gihari ni uko aba bantu babashije gukomera gutyo ari abantu bitwa abakozi bayo. Ndavuga Imana, ariko Imana twasanze ari nyinshi. Kwa Ahabu hari Imana ishyano, tugeze i Babuloni ku mwami twasanze abami bose bayoboye kiriya gihe bari bafite ibigirwamana byinshi. Niyo mpamvu iyo tugeze mu ikoroni dusangamo benshi, tugeze i Bufilisitiya dusanga hari imana nyinshi. Niyo mpamvu uyu munsi iyo umuntu avuze ngo abakunzi banjye, abakunzi b'Imana, abakunzi ba Kristo Umukiza, biravuga ngo uwo nguwo ntacyo. Reka rero tugende. Nakunze kuvuga ngo Karosi nzanje, kuko jyewe uyu munsi simvuga ngo ntawe ntinya, icyakora ntinya Imana ishobora byose ndetse n'abantu, kuko burya umuntu ni mwiza, unyabishatse arakwica,
yabishatse aragukiza. Icyo dupfa nuko dufite uburinzi. Ntabwo ari Imana gusa iturinda, kuko burya ari iturinda gusa, ntiyanakoresha ingabo na polisi kugira ngo zirinde zinarwanye ibyaha. Niyo mpamvu rero uyu munsi Imana ikoresha abasirikare, igakoresha abaturage, igakoresha inzego zose kugira ngo umuntu akorerwe icyo bita uburinzi. Twagiye rero uyu munsi dusenge. Mwami, ndagushimiye, uri Imana y'ibifite imibiri byose, uri umutware w'abatware, uri umwami w'abami, uri igiti cy'inganzamarumbo. Abakwiringira ntibakorwa n'isoni, kuko barindwa n'ukuboko kwawe nushimwe. Tola sikuta binihando talaboneya kutara filosasoba idonesa tomegodra dastasole faigro sigre. Ni Karosi François, ni wa wundi uzi wahamagaye. Mbanje gusenga ngo uyu wari we wese ukurikirira ijambo, yaba umwe cyangwa babiri, umushyigikirisha ubuntu n'imbaraga zawe n'izi mpuguro zigira aho zifata, kuko twamenye neza ko ijambo tuvuga ari naryo mushinja. Niyo mpamvu uyu munsi tuje gusaba kugira ngo ibyo tuvuga bibe by'ubwenge, akanwa kagiye gutambutsira ijambo ugashyigikire. Ndacyaha imbaraga z'ikuzimu, imbaraga za Satani ndetse n'abakozi be, mu izina rya Yesu. Abaturwanya, abadupinga, abo bemeze uri Imana, bikore byose kwiyubasha icyo ushima gikore, mbisabye mu izina rya Yesu, amen. Nukuri tugendane. Uyu munsi mfite ijambo ndetse risa kuvuga, ndibaza kuki abantu bakunze isi kurenza Imana. Niyo ntego. Kuki abantu bakunze isi cyane kurenza Imana? Turagendera ku bimenyetso. Kitonderwa. Niba uri aho hafi ukurikire abantu Bibiliya, ijambo ry'Imana, Timoteyo, rwandiko rwa mbere rwa Timoteyo, igice cya mbere 6 baravuze ngo ibyo bamwe babiteshutseho biyobagiza mu biganiro by'amajwi cyangwa se by'amanjwe. Ndasubiramo. Ibyo byose cyangwa se ibyo bamwe babiteshutseho cyangwa babiteshutsemo biyobagiza mu biganiro by'amanjwe. Magambo y'amanjwe n'ingirwa bwenge zirwanya iby'Imana. Dusome Timoteyo, urwandiko rwa kabiri rwa Timoteyo, ibice 2:16. Bavuze ngo ariko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Ariko amagambo y'amanjwe atari ay'Imana uyazibukire, kuko abayavuga bazarushaho gushayisha. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Wavuga uti dushimiye Imana, Imana ishimwe. Uyu munsi dufite ikintu tugiye kuganira kireba uwo ari we wese witirirwa izina ry'Imana, cyangwa se nzi ko twese turi abakristo. Nigeze kuvuga ngo gusengera kwa Rugagi, kwa pastor runaka na runaka, na DPR na restoration ntabwo ari byo bivuze ngo umuntu arasenga. N'umuntu utagiye mwayo ma churches ashobora gusenga. Impamvu Imana twese turayizi. Kitonderwa. Jambo ry'Imana ravuze ngo nimugashayishe, ngo nimukajye mu magambo y'amanjwe, kuko uri muri ayo magambo wese arashayisha. Birasobanuye ko umuntu uri mu magambo y'amanjwe natandukanye. Wibaza ngo amagambo y'amanjwe nayaye? Kuki abantu bakunze isi kurusha Imana?
kurusha ijambo ry'Imana. Abantu benshi basigaye bajya imbere y'Imana, ndimo ndibaza ibintu bikaze muri iyi minsi. Umuntu ukunzwe kwigisha ni umuntu ufite ngo yagiye mu rumogi akavuga imvugo za kirara. Hari akajambo kera nakundaga kuvuga ngo aramutemye ndagaswe, aramukubise ndagaswe. Cyangwa se aba bantu bagenda kubera inzoga yanyweye, urumogi yanyweye, Theo wacu arapfuye cyangwa aratashye ntacyo bitwaye, ariko ngo haje abamusimbura ngo ba mama runaka na ba runaka. Ndagira ngo mvugire ijambo, ntabwo kuva mu biyobyabwenge bisobanuye kuri buvuga imvugo za kirara ngo utukane uri imbere y'iteraniro ngo kugira ngo bamenye yuko wari umujeni cyangwa wari umusitari cyangwa wari umutipi cyangwa se wari umuntuzi. Ngo uvuge za mani utuntu twishi tw'imvugo za hari ibyo ntajya nsubiramo si uko tutabizi, ariko amagambo y'amanjwe aturuka mu bintu byinshi. Ngo kuko ngo mugiye gukora ibiterane runaka muhise muzana ibintu bya kirara, ngo umutwe, ngo za sangirene, ngo twajyaga ducoma, ngo twajyaga dukora ibi. Ibyo byose ntacyo bifasha umukristo, nta n'icyo bifasha umuntu uza gukizwa, kuko abana ayo magambo y'amanjwe si yahamagara abantu. Agakiza gatandukanye n'izo mvugo za kirara orazawa, kuko uw'Imana ishatse ngo iramukunda ikamuhamagara. Iyo imuhamagaye aritaba, aza kwitaba Imana, ntabwo yitaba imvugo runaka wavuga kugira ngo umuntu ngo waje ngo mu giterane ngo yumve yuko iyo wanywaga imitwe, ngo iyo wamaraga kugatekera ngo ugahita utangira gucoma, ngo warangiza ukagobeka, ngo iyo wakitaga umugobeko ngo wahitaga ukagenza gute. Ntabwo izo mvugo z'ibiyobyabwenge cyangwa se z'abari mu buraya, ntabwo arizo zihindaya gukizwa. Nta nubwo ibyo bihesha umuntu ushinda cyangwa se urumogi ngo bimuheshe gukizwa gusa, ahubwo ibyo birayobya benshi, bibayobereze mu gakiza. Baraza bazi ko aho bajya n'ubundi nabo babikoresha. Babwize ukuri, mwarayobye. Karosi iri jambo ndarivuze. Mwayobeye mu by'Imana byabaye gushayisha alawasawazamanda. Abantu benshi muri kugenda mubeshya ngo murasotse mugiye mu biterane, ariko ibyo biterane mugahamagara abantu batigeze banakizwa, bagifite ya myuka mibi yo kuzana iby'isi bikavanga n'iby'ijuru, maze tukabeshya abantu ngo turakijijwe, ariko mutarigeze mukebwa, ntimwigeze mwakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwanyu, ahubwo mwakoreye Satani, kuko muracyavuga amagambo y'amanjwe. Ni gute Satani ashobora gutsindwa mukivuga amagambo y'amanjwe, mukibwiriza abantu mu kisitari, mukibwiriza abantu mu biyobyabwenge, mukigenda mubereka yuko mwanyweye imiti, mbega mukinywa imiti, mukibagobeka abagabo, mukibanyuza ahantu, noneho ya mitwe ya yindi kwa kundi ngo. Hari umugabo witwaga Liyanderi iwacu twarusangiraga urumogi, ariko iyo mbega yari yarayobejwe n'ibyo, yahoraga mbega ari ngo kubera kwa kurusubizamo, mbega usubiza umwotsi, mbega uvuga muri za mvugo. Jye sinzazivuga Karosi, narara Yesu uko nziyobewe, nanyweye imiti, nanyweye icyo bita essence, nanyweye icyo bita kore, nanyweye ibiki, ariko ibyo byose ntacyo bifasha umukristo, umuntu uva mu byaha kugira ngo akizwe. Ahubwo ibyo biyobya abantu mukabahamagaza ibiyobyabwenge, za mvugo za kirara, kugira ngo baze muri mwe, ariko ako gakiza mufite. Ndagira ngo mbabwire ngo ako kaje kubayobye, kuko agakiza kataje m'Imana, kataje mu bubasha, katajemo
kuhamya Yesu, ahubwo ugahamya ibyo wavuyemo, ngo Yesu ngo ni ibi. Noneho za mvugo z'abasitari, ngo umva mani, ngo jombaho mani, ngo gira gutya mani, ngo kora ibi mani. Ibyo mani we gute? Mani aje gukizwa ziko ari muri mani. Dutandukanye imvugo z'ijambo ry'Imana n'imvugo z'abapagani. Umuntu ukinywera imitwe, umuntu ugitekera asanga irene, umuntu ukirunywa ari ibinini, umuntu ukirunywa kimeze gute, aravanwayo n'iki? Ko ari ubuyobe bwayobeshejwe na Satani. 666 niwo mubare urimo ukora. Mukagobeka abantu, mukabagobeka. Ari ukuntu ugobeka umuntu ngo urimo uramwereka agakiza, rata tubabeshye baze, ubusabo mwagejejeyo mwarabubatse. Ibi ngibi iyo mbivuze ndabizira, ndabizi neza ukuri kurimo kuranyagirwa. Theo kera yigeze kuririmba iyo ndirimbo atarongera, ubu yarafashwe byararangiye, nawe yabaye nk'abandi. Yigeze kuririmba aravuga ngo ukuri kuranyagirwa, ngo ikinyoma kikugamishwa, ngo ibi bintu mbonye ni ibiki, ko bimbabarije umutima. Ibi rero mbega nta kintu Bibiliya ahangaha wenda twisomere aha mu Baroma mu bice byaho 12:2 aravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya, kugira ngo mumenye neza ibyo Imana ishaka, ari byo byiza bishimwa kandi bitunganye rwose. Bibiliya yavuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Abantu imitima yarashaje, niyo mpamvu babonye inzahuke yitahiye bagashaka abantu ngo baza ngo bamama runaka ngo kuza kuvuga ngo ninde utaragiye mu mitwe. Twese twakijwe twaranyweye urumogi, twararugobetse, twaranyweye iki, twarakubise tukanywa amaraso, twarakoze ibintu bidasanzwe, twaribye, turarenganya. Ariko ntabwo bivuze ngo guhamagara umunyabyaha ngo urajya mu byaha byo ugenda ujyeyo, umwereke uburyo ari byiza kuvuga uyobesheje akanwa kawe, wagoretse ijwi nk'umuntu wishwe n'imitwe. Ibyo birungura iki umuntu? Bibiliya iravuze ngo kandi ntimwishushanye n'ab'iki gihe, rozawasiya, ngo ntimushushanye n'ab'iki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Bibiliya ikongera ikavuga ngo mugire umutima nk'uwari uri muri Kristo. Ibintu birababaje cyane kuba abantu basigaye bahindukira mu bandi, gasanga umuntu ahinduwe ngo nuko ngo bamwigishije. Ese reka mbasubize inyuma, dusubire inyuma. Muzi gute ko Theogene inzahuke abantu bazanwaga nuko? Ibi ndabivuga murabinziza, ndabizi murantuka. Si wababwiye yuko Theogene inzahuke kubwiriza ari amagambo wenda ari akamenyero ko kugira ngo abantu baze mubabone mubashuke mubajyane mu madini? Ntabwo icyari cyo cyazanye Theogene, wenda we yarabibwirije kuko yarabibwirijwe n'Imana. Si Imana yigeze bahishura yuko amagambo yamanjwe yo kuvuga ngo iyo mitwe kugabeka kugira gute, zamani jombaho gira gutya mani, nudukiri kutwo tuntu nuduki abakozi b'Imana. Bibiliya yavuze ngo mwirinde amagambo yamanjwe. Amagambo yamanjwe aratumaze abantu imitima yarashaje, igikorwa cy'umwuka nicyo cyubahwa, ahubwo abantu barubaha abantu bakumbuye isi.
niwumva uryohewe n'amagambo ya mani, uburyo bashyiragamo imitwe, uburyo bafataga urumogi bakarutekera, uburyo barukataga, uburyo bakataga ahantu bajya gusambana, uburyo binjizaga abagabo 5 cyangwa 10, uburyo bajyaga babasha kubakora mu mifuka bakabitwara. Tuti yanjye waraguye, usigaranye izina ry'uko uri umuntu, uri umukristo, ariko waraguye mu buryo bw'umwuka, warapfuye. Kandi Bibiliya biravuga ngo bireke bikurane. Yesu niryo jambo yavuze, baramubwiye bati rukungu tururandure, ati oya nimubireke bikurane kuko umugosoza azaza gosore. None se muragira ngo uyu muntu uhamagawe ngo nuko mwamweretse ko ngo bakagobeka, bakakagobora, bakakagarura, bakakaryamika, bakakaresiyada, ntabwo wazakizwa kuko ari mwe mwamwigishije. Umwuka w'Imana arahamagara. Ntabwo abantu bakijijwe kuko mwabahamagaye. Nkanjye ubwanjye Karosi nahamagawe n'Imana. Ko nta mitwe y'abarokore yari kumpamagara ntibyari kubaho kuko ndabazi, nari mbazi. Wenda Imana igihe yabashije kubera kutayikorera cyane no kumva ko ntayemeraga, nge yaransanze irampamagara. Ubu se abantu mufite mwarabahamagaye, aho kugira ngo muzane abo ngabo bavuga ngo batwarindaya, ngo nafata ngo nge na murumuna wanjye ngo twajyaga tugenda tugatega, ngo twamara kubitega ngo tugasambana, ngo tukaroga. Tewo yabagishije, yababwiye byinshi, ababwira uburyo ki muri ubwo burara bwiwe atari we wabwijyanyemo, ahubwo we kubw'ubuzima ari byo byamujyanye muri iyo mitwe, avanayo ubuhamya. Ubwo buhamya nibwo yazamukanye, ariko muze kubyibuka ko atarasiga akunda kubivuga, kubera ko ubuhamya yaraza bwari ubwo, yarazi byinshi by'ububi, nta nubwo aragikunda kubivuga, ahubwo avugaga ibitangaza Imana imaze kumugezaho. Kanga umwe wari mayibobo, umwe wajyaga amera gutya na gutya, ni w'Imana yongeye guha inzu, imuhaye imodoka. Umadamu wanjye afite imodoka runaka. None se abo mwongeye kuzana, mwaretse kwigana imico itanezeza Imana, mugasanga Yesu akabagirira neza. Ngaho abantu bande bapfuye ubusa, n'abarokore bapasiteri. None wari ibyo numvise byo binteye ubwoba. Kambabwira uko gusubirikanya kw'abakozi b'Imana, ngo mumbabarire, ngo n'abadiyasipora mumbabarire. Ubundi abo badiyasipora ni Imana. Njye nibaza, abadiyasipora batumye abahanuzi bakomana, batumye abavuga butumwa bakomana, ni Imana musenga. Njye ndibariza, ndajya kumva ngo pasita wenda Joel niwe nahose nkurikirana ikiganiro ngo yapfuye ibi na Mutesi, ngo bapfuye 80,000, ngo umudiyasipora ahamagara ngo yahe Mutesi nawe ati niko bambwiye. Abantu b'abapasiteri bapfa amafaranga y'abadiyasipora. Ni bande bapfuye ubusa? N'abahanuzi, n'abapasiteri, ngo n'abadiyasipora. Diyasipora ntabwo ari Imana, oya. Umudiyasipora ataraza wabagaho, ariko tujye tuvuga Imana, tuyivuga mu mazina yombi. Abadiyasipora bibabera inkingi ituma muhangana. Abantu baranganye kubera abadiyasipora. Kuki abantu mudasubiza amaso inyuma ngo murebe ko ari icyigisho Satani yazanye kugira ngo yice? Ngo niba umuntu akoze ikiganiro mu diyasipora akamuhamagara ati ndagushimiye, ahita agira arasara. Ndagira ngo mvugire ijambo, ubu uravuga ijambo rikaze, umudiyasipora akaguhamagara ngo mva runa, ngo iki ngo wari ugakwiye kubitwara utya, ngo kuko wabonye ari akanyenyeri, cyangwa se ari guteranya 1 cyangwa 4 cyangwa 3 cyangwa reka mbabwize ukuri, aba badiyasipora bazabatura inyuma. Imana nizagwana ntizareba ngo wari ufite umudiyasipora, ahubwo abo nizo mva zabamwe. Bikarosi ndabivuze. Umuntu biravuga ngo kandi nimwishushanye n'abiki gihe, ahubwo muhinduke rwose mugize imitima mishya. Biravuze ngo abantu bose bagiye guhinduka. Ni umuntu wahinduwe na Yesu. Bundi hari umuntu Yesu ahindura, yamara kuguhindura akanaguhindurira izina.
njye niswe Karosi n'Imana, nta muntu wanyise izina. Kuba ndiho ni Kristo wabambwe ku musaraba i Gologota, ntabwo ndiho kubw'umudiyasipora. Umudiyasipora yakwitunga uyu munsi ejo akakwanga, agahura n'abandi basa nawe, we yabona amaze kukunyunyuza ushiriwe agahita ajya hirya. Ahubwo twamenye Imana iruta abadiyasipora, nabo ni abantu. Abakozi b'Imana muri mu biki? Kuki mwimitse ngo umuntu ngo n'umudiyasipora, ngo ari muri Canada, ngo ari muri Amerika, ngo ari mu Burayi, ngo ari muri ngo ari mu Bufaransa, ngo ari muri Egiputi, ngo ari aha ari hose, ntabwo abivuze ko ari mu ijuru. None urasanga abantu babigize imbuto, ubwo ngo bapfuye amafaranga y'abadiyasipora. Inshuti yanjye ndamuvuze bita Rukundo, hari ivugabutumwa baherutse, hari ubutabazi baherutse gutabariza umuntu wari wagize ikibazo. Noneho nagiye kumva numva umudiyasipora amuhaye amafaranga ngo bafashe uwo muntu, ati rwose ati umuryango wa runaka wampamagaye bambwiye ko bimeze gutya na gutya, ngo nuko ari umudiyasipora. Ngereka mbabwize ukuri, namenye data Uwiteka Imana ivuga itagibangikanwa n'ibigirwamana, ni Imana yihagije ubwayo, ntabwo itiringa ngo idutabare. Twayimenye bataratumenya, twayimenye abadiyasipora bataratumenya. Iyi Mana nihimbazwe. Ntabwo rero Karusi nzasazwa ngo ni abadiyasipora. Kuba uri umudiyasipora wagiye muri Amerika, wenda uri impunzi, wenda ugiye kuri green card, nge rero nayimenye Imana. Kuba nkiri mu Rwanda ndi mu mahoro, kuba utampa ngewe ndi kureba abadiyasipora badutanije n'abakunzi b'abahanuzi, abadiyasipora badutanije n'abavugabutumwa bakomeye, abadiyasipora batanije amatorero n'amadini ngo kuko ari abadiyasipora. Ijambo umudiyasipora avuze niryo rikomere. Mwakomereye muri iryo. Bibiliya ijambo ry'Imana ivuga ngo iki? Ravuze ngo niba mwarasogongeye mukamenya yuko umwami wacu agira neza, ni muni w'isifonaya, ni mumwegere. Ngo niwe buye ryanzwe n'abubatsi, ariko ku Mana ryaratoranijwe, ryabaye rikomeza imfuruka. None umuntu ngo kuko ari umudiyasipora afashe runaka, mutanije na runaka. Kuko umuntu ari umudiyasipora, umuntu nakubona uvugana nawe arahita kwanga kugira urunuka, arahiga nimero yo mujye gupfa ubusa. Uwo mudiyasipora abatanye. Ndagira ngo mbabwire ngo n'ingo nyinshi ziri gusenyuka kubera abadiyasipora. Miryango myinshi iri gutatana kubera babiyitirira abadiyasipora. Ntabwo ari bose pe, ntimunyumve nabi. Ariko kuba umuntu utunze umudiyasipora ntibivuze ngo watunze Imana. Ntabwo kuba utunze ufite nimero y'umudiyasipora ari Imana watunze. Reka avuze ngo ntabwo igiba mu ngo z'abana b'abantu, ntabwo ari ikigirwamana ngo kibe muri zo, nta nubwo ari Imana iba mu madolari n'amayero n'amaresiteriringi, ntabwo ari Imana iba mu mapawundi n'andi. Oya, ni Imana data, ni Imana yihagije y'ubwayo. Rero abahanuzi nta kindi kibatanije ngo kuko umuntu yavuganye n'umudiyasipora arahita yumva yabyibushye, arahita yumva yabaye uruntu rugari, arahita yumva ngo yavugiwe. Reka nkubwire, abantu nibaguheka bazakurekura, ariko icyo nkundira Imana ntabwo igire kurabaye. Imana ishimwe. Ibi ndabizi abantu barabyanga, ariko Karosi naje nje kuvuga ukuri. Ingarura 2:5 yarambwiye ngo ikizambwira nzavuga icyo. Abantu barimbuwe n'abadiyasipora, abantu benshi bajyanywe ikuzimu n'abadiyasipora, abantu benshi bafite ikibazo ntawe mvuga mu mazina, ariko mbabwiza ukuri ibi birababaje. Abahanuzi basigaye barwanira ku ma YouTube kubera abadiyasipora. Hari umuntu nigeze kunyura, hari umukozi w'Imana Nyabugogo, sanga arimo ararwana na mugenzi we ngo kubera agatike kavuyeho. Rero ubu niba umuntu araza kuri YouTube channel aje kuhabeshya ubuhanuzi ngo kugira ngo abadiyasipora bamuhamagare, muzashya, muriro w'Imana uzabatwika.
biravuga ngo yemwe abiringiye Uwiteka, ngo abiringiye Uwiteka bameze nk'umusozi Siyoni utabashika kunyeganyezwa, leza la fosta igre, ahubwo uhora uhamya iteka ryose. Abiringira Imana nibo bakomeye, mpamvu abarokore batagikomeye biringiye ibigirwamana n'ibintu by'amafaranga, amazahabu ndetse n'amafeza. Cyakora icyo nakundiye Petero umwana w'Imana, umva ijambo yavuze. Yageze ku kimuga cyari kibereye ahantu, akigezeho kiravuga ngo ngaho duhe. Ni Petero na Yohana bageze ku irembo ryitwa Ryiza, bahageze ngo basanga ikirema, ngo arangije ngo aravuga ngo ngaho duhe. Aravuga ngo ifeza n'izahabu ntabyo dufite, ariko icyo dufite turakiguha, mu izina rya Yesu wabambwe ku musaraba i Gologota. Haguruka, ikimurema kirahaguruka, ibintu biremera, induru ziravuga. Baravuga ngo tubonye ko Petero na Yohana basigaye bahagurutse ibirema. Nawe wararemaye mu buryo bw'umwuka, haguruka Yesu akumurikire mu izina rya Yesu. Wikwiringira abantu abiringiye Uwiteka nibo bameze nk'umusozi Siyoni. Nawe wikwiringira umudiyasipora, nawe ni umuntu, ayakora arayakorera. Ni ukuri nakugira neza bishimira Imana, ariko wimwimika ngo umugire Imana bituma urwana nande. Numvise mbivuze kuko numvise Mutesi ngo ni ukuri ngo n'abantu ba diyasipora ngo bambabarire, ngo n'abantu ngo nawe Puresire ngo mbabarire, ngo nawe ngo n'abantu bari mu Rwanda ngo mumbabarire. Reka nkubwire, wa diyasipora natagukunda Yesu azagukunda. Ubundi twatoranijwe n'Imana yo mu ijuru. Niyo mpamvu jewe Karosi naravuze ngo niyo nzimika mu mutima yonyine, nimike n'uzashaka ko tuba inshuti, ariko nabyo sinzabirata. Abatazi Imana nibo bajya kurata ibyo babereyeho. Satani yazanye abo bafite ubwo bunimero kugira ngo abantu si bose, ariko abo yatoranije nk'ibigirwamana biza kurimbura ubwoko bw'Imana. Icyitonderwa abakozi b'Imana, nimusubira mugasenga muzahishurirwe byabo ngabo mwirirwa mwimitsi. Nutimika Imana mu mutima uzashya mu izina rya Yesu. Umva ijambo dusorejeho, ni ijambo riri hano mu Baroma 6:9. Avuze ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragwa ubwami bw'Imana. Ntimwishuke abahehesi cyangwa abasenga ibishushanyo cyangwa abasambanyi cyangwa abitingwa cyangwa abagabo bendana cyangwa batingana. Mbega nimwishuke, kwishuka kwawe ntibizakubuza kurimbuka. Reka nkubwize ukuri, ijambo ryavuze ngo ntimuzi yuko abakiranirwa batazaragubwa n'abasenga abantu. Karosi nta muntu nzasenga, nzabizira ndabizi, ariko ntabwo nzasenga umuntu. Nzasenga Imana Data namenye, nzasenga Uwera Umwami w'amahoro. Ndabizi ntabwo mubizabinkundira, murananyanga benshi ndabizi, ariko munyanga Yesu ankunda. Muririmbyi yaravuze ngo nishimiye ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, ngo ibyiza Imana yakoze byose nta kiruta ko Yesu ankunda. Ndagira ngo mvuge ngo umuntu natagukunda Imana izagukunda, umuntu natakuba hafi Imana izakuba hafi. Muririmbyi araririmba aravuga ngo nzi ko Data wa twese yandikishije iby'urukundo rwe, ibyiza Imana yakoze byose nta kiruta ko Yesu ankunda. Niyo mpamvu usanga umwe ngo jyewe ngo runaka ngo yambwiye ngo njye ngo w'umudiyasipora ngo njye muri gereza musurire runaka, ngo nimara kumumusurira ngo nindangiza ngire. Reka mbabwize ukuri, ntabwo Imana izakorera mu badiyasipora gusa, nayo ubwayo izikorera. Namenye neza ko inzu tutazakura mu ntabwo Imana yatubwiye amazu azava mu badiyasipora, ntiyatubwiye amamodoka azava mu badiyasipora, ntiyatubwiye imyambaro myiza tuzakura mu badiyasipora. N'utaramenyana nababayeho,
niyo mpamvu igihe uziringira Uwiteka, aleluya, niwe uzakugirira neza. Iri jambo niryo nziye, kuko Imana yambwiye ngo abantu bari kurimburwa n'ubwoko bwinshi buri iyo muri ibyo bihugu mwirwa muhimbaza. Banyamakuru bapfuye iki? Bapfuye abadiyasipora. Bamwe bati yaduhaye amafaranga ngo tufashe, ariko nubwo yaguhaye harya yakwituye iki? Aguhaye 1,100 ngo genda untangire kwa runaka, nta na 2 arengejeho atuzabitegesha, kubera ari umutego wa Satani. Ntabwo Imana izanezezwa n'ibyo bintu. Niyo mpamvu n'abariyo bamwe igiye kubashungura bajyane mu bihugu by'iwabo, kubera yuko icyo yabajyaniye yose icyo bakoze. Bibiliya iravuze ngo yemwe abibutse Uwiteka ntimugatuze. Iri jambo ndivuze kandi numva ni confidence yabyo, ndi seriye. Ntabwo nge mvugishwa n'abantu, nge mvugishwa n'Imana. Niyo mutazasanga mfukamira runaka nunasaba kugusengera, nzasenga koko nukuri ba wabinsabye, kandi ndumya amasengesho, nge ndumunya. Ubwo rero ntihakagire umuntu uza gukanga, no, emerera Imana ukizwe, emerera Imana ikurinde. Naho kuvuga ngo jewe ngo nziranye, wabuziranye nabo ubusaba harimo bagenda barimbagurika, tuzi iyo myuka iri kubica ari iyi. Tubanze dusenga Imana dusobanukirwe, twamenye neza ko ibihugu twibereyemo ni by'imbeho, yego ni by'inzara, ni by'iki, ariko imbaraga za Eliminati ntiziragira imbaraga cyane, cyangwa se imbaraga z'abafuramaso twahishuriwe neza cyane ko Satani ari gukora, kandi ngo ari gukora mu buryo bw'amayoberane. Umuntu ashaka kuguha amafaranga mu kiganza agahita gutwara imbaraga za Mwuka Wera. Umuntu ashobora kuguha ikintu uzi neza cyane ko ari ikigufasha, ugasanga ni ikikurimbura. Wenda ntabo mbivuzeho, turashimira abadufashije, ntacyo bitwaye, ariko nyakuri ndabwira abantu barimo bimika. Ugasanga umuntu ngo yabaye ngo abagore benshi basenya ngo hari umudiyasipora wamuhamagaye ngo yamubwiye ngo bazabana. Abagabo benshi basenya ngo yavuganye n'umuntu w'umugore w'umudiyasipora. Nabereka ingero nyinshi, nabereka abantu benshi mu Rwanda iwacu ahangaha bagiye basenya ngo babonanye n'abadiyasipora, bakajya gushaka bagata abana, bamwe bagata abagabo, bandi bagata abagore, ngo babonanye n'abadiyasipora, ukagira ngo abonye Imana. Ntabwo bikwiriye ko tugira indi mana twiringira, ahubwo twiringire Imana. Jambo ry'Imana ryaravuze ngo mwiringire Uwiteka, niwe uzabagira neza. Imana yamukoresheje yagutabara, ariko abantu batarinze kurwana, karwanira kuri za kamera ngo kuko ngo numudiyasipora, ngo jewe ngo nibi ngo nyine ngo umudiyasipora n'umudiyasipora, ariko ntabwo ari mu ijuru. No mu ijuru ry'Imana kurijyamo biragoye. Se wibwiye ko kumenyana n'umudiyasipora aribyo bizaguhesha visa nziza ugahita ujya muri Amerika? Ese ugira ngo kumenyana n'umudiyasipora aribyo bisaguha ububasha bwiza bwo kugira ngo ugende ujye kujya muri ayo mahanga? Uriya yagezeyo nawe arimo ararira. Ntabwo rero uyu munsi narinzanyira ijambo ry'Imana ngo abantu mureke gupfa ubusa. Bahanuzi banganye, abapasiteri banganye, abashumba banganye, babaye ibibazo, amakorari yanganye ngo runaka bateye inkunga ngo amafaranga ntibayabona. Ibi rero ni ikintu kimaze gukomera. Abari abakene benshi banganye n'abageze Nyarudindira rinzabura burundu, akiri muri kwa kwizera kw'abadiyasipora. Ati banguriye inzu, ati runaka arayirya, ati banguriye inzu, runaka arayirya, bagenje gutya, nzashaka umuzungu, kubera kuvugana n'abadiyasipora cyane. Barakuzamura ariko bakakujugunya hasi. Ntabwo mbivuze kuko ari abanjugunye, turacyanari kumwe, ariko mugerageze abakozi b'Imana mumenye ubwenge. Imana yambwiye ngo mumenye ubwenge, kuko aba badiyasipora mwiringira ntabwo ari Imana yo mu ijuru mwiringiye.
batumye mutana murwana abantu basebanya, umwe agasebya undi akagaruka mwishyura ati muri ibisambo, abandi abanyamakuru bati muri ibisambo byibisha Bibiliya, kubera abadiyasipora. Umudiyasipora umwe wabuze n'ibyo yirira, wenda wafashwaga n'undi mudiyasipora mugenzi we, yakumva ati nafashije abo muri Afurika, yarangiza agahita ahamagara umunyamakuru ati mvugira aba banyarwanda muri ibisambo bibisha Bibiliya. Kubera iki? ni rya shyari ryagiye wa muntu yamufashaga kuko ari iyo mu budiyasipora, wenda we nta kazi agira, yamubwira ati nafashije runaka, agahita nawe akoresha ubwenge bwo gushaka umunyamakuru ahamagara ati nimumvugire munkubitire ibisambo byibisha Bibiliya. Abizihe ko ari uwo muntu nahamagara utari unamubajije ati zana akarapapuro ka Western n'inyoni wohererejeho umuntu, reka da. kandi yavugiye wa wundi kugira ngo amwangishe wa wundi nabyumva ku itangazamakuru, kuko uwo muntu yamuboneye kuri YouTube, ahita avuga ati wa mugani bibisha Bibiliya. Reka nkubwize ukuri, hari umuherutse kunyandikira ngo Karo, ngo nsengera, ngo reka ngo nguha amafaranga ngo ubundi dusengane. Ndamubwira nti nge Karo sinjya sengera abantu kuko bampaye. Birashoboka ko ushobora kuba waribeshye, nanabibwira abantu bajya banyitiranye. Nge suko ndi natojwe n'Imana. Imana yarantoje Karosi, nukuri kw'Imana pe. Ege yantoje gusonza, yantoje kwambara ubusa, yarantoje. Umwanya wanjye yarawumpaye, yarantoje. Imana ntoje kutagendera ku kintu na kimwe. Niyo mpamvu ugiye wamutamuroro wareka nta muntu nzirwa n'umutwe ngo ntaye umutwe ngo aro ngo yewe ngo reka ngusengere ngo iranyeretse ngo irambwiye ngo irabirangije. Ini binyereka nzabikubwira, ariko sinzabyihingamo ngo nkundane nawe. Nzavuga nkizwe nkire, nkize na bene so na bene data, nkize igihugu cyacu Imana interetsemo. Nzakunda igihugu nk'umukozi w'Imana. Nimva muri cyo kandi ngiye nzagera mu kindi nacyo ngikunde, kubera yuko twebwe dukunda Imana. Je namenye uburenganzira bwo gukunda Imana. Imana ikaguhesha iby'umutima wawe udashaka. Abantu benshi barimo barapfa ubusa rero, bamwe ngo nakennye, ngo umudiyasipora arifunze n'umuntu. Imana niyo itifunga, intambara zagiye zitera mu bihugu abenshi barakennye. Rero mwikwiringira abadiyasipora, iryo jambo nazanye. Mwipfa ubusa, abahanuzi mupfa ubusa, abapasiteri bamaranye inda zabamaze, kubera bari bamenyereye amamodoka babaguriye, amazu meza babatuje babaguriye. Benshi bagurishije ubugingo basigaranye finale pirate. Niba waraguraniwe ngo ino Karose ngusengere, je naririnze mu buryo bwanjye, naririnze kandi niko mbaho. Sinzasenga kuko nabwirijwe n'umudiyasipora, nzasenga kuko Imana yambwirije. Mpamvu uzampamagara ukambwira ngo Karo ngo dusengane, nkakubwira ni I am busy. Reka mbanze mbaza Imana nyakuri niba tugiye gusengana. Ufite benshi bazagusengera nibyo. Naravuze ngo bameze nk'isoko, tumeze nk'abantu barimo bagura ibijumba mu isoko. Iyo ugura ibijumba hari igihe ugura bibi, wamara kubigura ugahita ubona ibyiza. Niyo mpamvu uyu munsi rero nanjye ubwanjye ge niha agaciro nk'umukozi w'Imana ugabura ibyaye. Hari ibyo mutazambonaho Karosi, nkiriho ndi umwana w'Imana, nkiriho ndi umukozi w'Imana, nkiriho hari izantunga, nkiriho izantuza aho mba, nibereho. Ariko kuko sinabayeho kuko ntunzwe n'abadiyasipora, nabayeho kuko natunzwe n'Imana ishobora byose. Reka dusenge. Ubuje naje mukuri mfite nta mikino. Munyemerere, ndabiza abenshi turangana ariko abandi turakundana. Tugendane n'Imana, twimike Imana mu mitima twenyine, nayo izatumenyeraho byinshi. Uri Uwiteka niryo zina ryawe. Ndavuze ngo abavuga ukuri barangwa, ariko nubwo abantu bashaka kubanga ariko urabakunda. Ijambo ryawe rikavuga ngo nkunda bankunda, kandi abashakana umwete bazambona. Ngaho mbabarira umfashe Karosi, ndi umuntu ariko nsanga bacu abakozi bawe ubagarure muri wowe, ubakundisha izina ryawe aho gukunda abo bitwa ko bari mwisi. Mwisi muri Amerika ni mwisi, muri Aziya ni mwisi, Uburayi ni mwisi, impande zose ni mwisi. Ahubwo ubwami tuba aribwo turwanira. Ndagushimiye kuko uri Imana igira neza. Icyo ushimwa n'ugikore tubisabye Imana mu izina rya Yesu, amen. Imana ibahe umugisha. Nabari bunyange muzankunda nyuma mumaze kumenya ukuri, kuko Bibiliya yavuze ngo
nimumenye ukuri niko kuzaba batura. Murakoze cyane. Ciao ciao. Naho akagaruka njye ndakomeje. Amen.